Oh yes, amahoro y'Imana nabane nawe wakoze subscribe kuri Duhinduke TV ndetse na Feza TV show na Isha TV Vibe. Uyu ni wa mwanya rero mbageza utuntu n'utundi tugenda ducicikana hirya no hino mu binyamakuru bigiye bitandukanye haba mu Rwanda hanze y'u Rwanda hose mbagerera yonge ndi kuri mikoro nitwa Irebe Aisha, kandi ni buri mushyashya hano ndakwibutsa gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye ubana natwe mu nkuru n'ibiganiro tunyuzaho hano umunsi ku munsi. Uyu munsi rero ngiye kubagezaho inkuru y'uwitwa DJ Toxic, aho ikirego cye kimaze gukomera ku rwego rurenze ubwenge bwa muntu. Ngiye kubanyuriramo muri make muri bimwe birimo kugenda bikomeza ikirego cye. Kuva ku itariki 20 Ukuboza 2025, Onadeshimwe uzwi nka DJ Toxic ari mu maboko y'inzego z'umutekano, aho ari gukorwaho iperereza rishingiye ku mpanuka yakoze agahitana umupolisi. Amakuru make dukesha ikinyamakuru Igihe nuko usibye kuba uyu musore agifunze, hari n'undi muntu ugishashishwa kuko yagize uruhare mu kumufasha gutoroka ubwo yari amaze gukora iyi mpanuka. Niyo nkuru Jumuzwi nka Raju nawe wari warabanje gutabwa muri yombi akekwaho gufasha uyu musore gutoroka, bivugwa ko yarekuwe mu minsi ishize. Umwe mu bantu ba hafi b'uyu musore yabwiye ikinyamakuru Igihe ko ubwo DJ Toxic yari amaze gukora impanuka hitwa Peyaje, yahise ahamagara inshuti ye Raju uzwi cyane muri siporo y'u Rwanda kuko yakiniye Kiyovu Sport na Rayon Sport igihe kinini. Gusa kuva yahagarika umupira w'amaguru asigaye agaragara cyane mu bikorwa by'imyidagaduro. Amakuru agera ku kinyamakuru Igihe ari nacyo dukesha iyi nkuru avuga ko muri icyo gitondo cyo ku cyumweru tariki ya 20 Ukuboza, DJ Toxic mu bantu yamenyesheje ibimubayeho harimo Raju, ndetse ahita amusanga mu rugo iwe ku Gisozi. Aho ku Gisozi niho bemeranyije igitekerezo cyo kuhita bava mu mujyi wa Kigali bakerekeza i Karongi, aho uyu musore yafatiwe. Ntibizwi neza aho bari berekeje, ariko umwe yabwiye ikinyamakuru Igihe ko bishoboka ko bari bafite gahunda yo gukomeza bakaba bajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibindi bakabikurikirana batari ku butaka bw'u Rwanda. Andi makuru biravuga ko DJ Toxic yasanganywe ibiyobyabwenge mu rugo rwe. Igihugu cyatangazaga bwa mbere ko polisi y'u Rwanda yataye muri yombi DJ Toxic. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Rutikanga Boniface yavuze ko hagikorwa iperereza ngo harebwe niba uyu musore yari yanyoye ibisindisha. Umwe mu bantu ba hafi b'uyu musore unaherutse kumusura aho afungiye yabwiye ikinyamakuru Igihe ko ubwo yafatwaga yemerewe inzego z'umutekano ko yatwaye imodoka yasinze. Hari amakuru kandi avuga ko inzego z'umutekano zabashije kubona amashusho y'aho yari yanywereye ijoro ryose mbere y'uko impanuka iba. Uwahaye amakuru ikinyamakuru Igihe agira ati amashusho ya kamera zo muri kabari amugaragaza ari kumwe n'abandi ari kunywa shoti za rikeri, ntabwo ari inzoga zoroheje yari yanyweye. Hari n'andi makuru avuga ko nyuma y'iyi mpanuka hasatswe urugo rwe agasanganywa ibiyobyabwenge. Umutangabuhamya nawe yagize ati yasanganywe amagarama y'ibiyobyabwenge iwe kandi yemera ko yabikoreshaga. Ntabwo nakubwira ibyo ari byo, ariko nawe arabyemera. Andi makuru tugiye kugarukaho biravugwa ko DJ Toxic yafashwe nta na perime yagiraga. Kimwe mu byatumye ikibazo cya DJ Toxic gikomera nuko ubwo yakoraga impanuka byaje kugaragara ko nta ruhushya rwemewe rwo gutwara ikinyabiziga agira. Byaje kuhumira kumira ari kuko yari yanyweye inzoga yasinze, kandi ibyo byombi ari ibintu bibujijwe ku muntu utwaye ikinyabiziga. Abaganiriye na DJ Toxic bamubaza ibyabaye, ababwira ko nta kintu na kimwe icyo ari cyo cyose cyamugejeje ku mpanuka akibuka cyangwa ngo amenye uko byagenze kugira ngo impanuka ibashe kuba. Umwe yagize ati birashoboka ko impanuka atayibuka kuko atari ameze neza kuko yari yamaze ijoro ryose mu kabari.
umunyamategeko yaganiriye n'ikinyamakuru Igihe yavuze ko iyo impanuka iba DJ Toxic ntagerageze gutoroka agahita yijyana kuri polisi cyangwa se akayimenyesha ibibaye, dosiye ye itari kugira uburemere nk'ubwo ifite uyu munsi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Rutikanga Boniface yabwiye ikinyamakuru Igihe ko dosiye ya DJ Toxic yashyikirijwe ubushinjacyaha, gusa yirinda kugira ikindi atangaza kubikubiyemo. Reka nsoze nshimira mwebwe tubana umunsi ku munsi mu biganiro n'amakuru tubagezaho bya buri munsi. Njyewe kuri mikoro muri kumva Irebe Aisha. Niba uri mushyashya hano ndakwibutsa gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro tunyuzaho hano. Bye.